Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. Nongeye kubasuhuza na YouTube channel Jayima bahaye ikaze. So guys, kuvuga ngo tuje kureba kuri internet y'ubuntu kuri Airtel Tigo. So mbere na mbere ntabatindiye ubwo application yawe ntibisanzwe nubwo bwa mbere bayigeramo. Urabona hanga nta kintu kiri settings iri none all direct, no kuvuga ngo n'uburyo bwo gukoresha internet ufitemo nuza nani megabyte so cyangwa se uri kuri wireless, nicyo bishatse kuvuga. Ubwo mbere na mbere ntabatindiye ndagusabye gukora subscribe, nawe utarayikora gushishikarize kuyikora kandi nshimire ku muntu wakoze subscribe nyaboneka, kuko ibi bikorwa byose dukora abibonera mu gihe, ari mu bantu ba mbere babibonera ku gihe, update zose azibonera ku gihe. So guys, ubwo tuje kureba ku kintu bita Airtel Tigo internet for free. Uzakirika kuri line 3 cyangwa se 30 mureba hano mu nguni. Mu nguni ndavuga ubwo ni mu kiganza cy'ibumoso bwawe. Uzahakirika, ukimara kwakirika uzahita umanuka hano hasi kuri kuri custom settings. Niho uzahita ukirika. Guys, ukimara kwakirika urabona ahangaha hari ukuntu bimeze. Urabona hari icyo bita TCP. Hari icyo bita TCP HTTP. So mbere na mbere uzasanga harimo TCP HTTP SSL. So none ubwo ikintu uzahita ukora tujye kureba kuri Airtel Tigo. Ikintu uzahita ukora ubwo uzahita ukirika kuri aka kaboro ka SSL. Nuhakirika uzasangamo ibintu bita www.snapchat.com. uzahita ubisiba mo. Ahangaha uzasanga nkuko ubibona hari vierge, nta kintu kirimo. Ahangaha uzahihorera mu byo uzakora byose. So guys, nukize tukora ubwo uzahita usibamo ya Snapchat, wandikemo echo res akadomo edx akadomo oruga, kugira ngo mwabonye neza. ecommerce dx akadomo oruga nibyo uzahita ushiramo, cyangwa se ushaka washiramo ecommerce dx ecommerce akadomo dx edx ugaturekeraho. Washaka ugashiramo byose ni kimwe, izaterwa n'ibizakorohera. edx akadomo oruga. So ubundi warangiza ugahita uvivura ahangaha ugahita ushiramo akavi. Ubwo twavivuye ikindi uzahita ukora ubwo nta kindi, aho uzahihorera uhihorere ikintu uzahita ukora rero uzahita ukanda save mu buryo bwo kusavinga cyangwa se kubika bya bintu wakoze. So ubwo ukimara gura hasi urabona bahise bakubwira akajambo ko mu bara ry'ubururu, bahise bakubwira ngo save. Ubivuze ngo bya saving. Ntabwo uzahita ukanda start nkuko tubimenyereye, kuko ntabwo warangije gusettinga neza ibyo wakoze. Uzahita ukirika ahangaha kuri none all direct. So guys, ukimara gukirika kuri none all direct urabona hasi hari icyo bita custom settings, import settings. Mbibutse neza ahangaha ni uburyo nta free ufite ntiye byakora, ariko ufitemo megabyte, ufitemo wireless, ushobora guhita ukora start kuri none all direct, warangiza ukanabira connect ukavuga ati ngo birakunzwe. Ntabwo byashoboka. So guys, noneho ubwo ahangaha mbibutse ubwo ku kabiri kuri custom settings, icyo bishatse kuvuga ni kuri wa muntu warangije gushiramo bya bintu twavuze. N'urugero ni ama host cyangwa se host server. So ku muntu ashizemo ira host ya Airtel Tigo edx cyangwa se ecommerce kadomo edx olga, so azakanda hano kuri custom settings. Ngira ngo nibyo bise bijyamo, ariko hari akantu hari mbasobanuye neza. Dusubiyemo urabona ahangaha
hari ikintu bita imported settings. Ni ku muntu ubwo uri gukoresha file yaba iya MTN, yaba iya Airtel, yaba iya Tigo, agomba kuba harimo iyi imported settings. So guys, nkuko nabibabwiye rero ntago byari birangiye twebwe ubwo kubera ko twarangije gukoresha host, tugiye gukoresha host, tugiye gukoresha iyi custom settings, ariko ntago byarangiye. Nimuza kureba hasi hari ikintu bita Twix version 00. Twix version 00. 0.0. Ibyo ntacyo bivuze. Ahubwo tuzibanda kuri iki kintu bita update. Ngo niba twakanze kuri custom settings, tuzahita tuyikorera update. Ubundi tube turangije akazi kacu. Urugero ubwo ni ukuvuga ngo base ubwo tuzaba turangije gusettinga byose tubigize update. Nkuko ubona rero ubwo baravuze ngo update ilo, sinzi impamvu nshobora kubona nta connection nashizeho, ariko ikibazo ariko uzakanda update. So ibyo ntitubitindaho, so ikingenzi nuko byasetinzwe. Ubwo ikintu uzahita ukora nizo nzira zose. Ikintu uzahita ukora ubwo cyanyuma uzahita ukanda start. Ahangaha bizabara bizamuka, bizabara bimanuka. So guys, nukuvuga ngo nuko bimeze. Twarebaga Airtel Tigo internet for free. Ntibutse gukora subscribe, like, share, comment uvuga ko byanze, comment uvuga ko byemeye. Erega ni ingenzi, kuko hari abaza bagahita bati ngerega ibintu byawe washizeho nukubesha cyangwa se ntibikora. Ariko ibyibuze iyo wowe byakoze uhita ubona ahantu, uhita ubona ko hariho abo byananiye, ukabasha kuba wabafasha cyangwa se no gutabafasha. Subscribe. Jay here.